Ubwanwa Nyakso. Ani nshakwa. Iyi ni ikazu se Nyakso. Iya ni igisarubeti. Iyi ni telefone se. Oya ni isabuni. Umukomediye se. Andi umupolitisiye. Se Nyakso kano kanya turi muri interview. Aho turi kureba umupira. Se Nyakso gira umugore. Nawe ngira. Gira iki? Gira Imana. Nere se Nyakso kano kanya tuvugana. Turi mu bihumbi 299. Yadutwara imyaka ingana ute gucyo tugere mu bihumbi 3. Turi mu mwaka, turi mu mwaka 299. Yadutwara imyaka ingana ute ngo tugere mu bihumbi 3. Imyaka ibihumbi cyangwa imyaka oya turi mu bihumbi 299. Ibihumbi 200. Ibihumbi 200. Oya turi mu bihumbi 2,999. Ibihumbi 2,999. Ubu niho turi. Yego n'umwaka nyine. 2,299. Urumva Nyakso biradutwara igihe kigana ute gute tugera mu 3. Tugera mu 3. Cyatwara umwaka umwe. Smart. Nyakso winjiye mu nzu dore iranze. Ndayibona. Urayibona irimo abantu 35. Wishemo 34. Iyo nzira sigaramo abantu bangahe? 2. 2. Wowe nande? N'uwo ngo usigaye. Sorry smart. Nyakso twakomeje. Nyakso ufite imyaka ingahe? Ubu tuvugana? 20. Nyakso uvuka mu myaka 13 ishize uba ufite imyaka ingahe? Imyaka 13 ishize. Kanenkereza. Garanya amasegonda 5 Nyakso. Usigara none amasegonda ntabwo wabimbye. Twagiye nare. Nyakso ufite imyaka 20 ubu. Ivuka mu myaka 13 ishize uba ufite imyaka ingahe? Sigaje amasegonda 5. So nibikunanira uragura. Mfite 7. Nyakso uri smart. Twakomeje Nyakso. Yego. Nyakso Mama Shema afite abana 3. Yego. Harimo Olivier Kanyabugande na Ivan. Uwa gatatu yitwa nde? Shema. Aho bigeze ndaje nguhumbaze. Rero se Nyakso twakomeje. Yego. Mu myaka ishize, mu myaka 20 ishize. Nari mfite imyaka 20. Ubu ngubu mfite 20. Mu myaka ine ishize. Mu myaka 20 ishize nari mfite imyaka 20. Ubu mfite 20. Mu yindi myaka 20 ishize nzaba nariyongeyeho 20. Ubu ngubu mfite imyaka ingahe? Myaka 20 ishize wari ufite 20. Ubu ngubu ufite 20. Mu yindi myaka 20 nzaba mfite ingahe? 40. Nyakso habayeho akabazo mu nzu yawe. Mere mbikubaze. Narimbwira. Tuvuge gaze isigaje umunota umwe ngo iturike. Yego. Kandi ufite amahirwe yo gutabaramo umuntu umwe. Nyakso harimo mama wawe. Harimo umugore wawe. N'umwana wawe. N'umuvandimwe. Watabara nde? Umwe. Tabara Mary. Inde? Mary. Why Mary? Shabise nuko ari we muntu mbona kabisundutira abandi. Ibintu wavunikiye kiriya gihe mpamya ko nyine biri mu bigutunze sibyo? Yego kabisa. No mu bya mbere nyine kiriya gihe wenda sizi niba amafaranga yarazaga cyane ariko bura tuzi ko abakobwa bakurikira hari fame cyane. Nyakso washoboraga gutereta mu kigo cyangwa gutereta umukobwa akagutera indobo. Yego arazine nk'eshatu kabisa. Sebase wajyaga gutereta ufite ikihe cyizere? Icyizere cyo nuko uri umujene umuntu ari umukobwa nicyo cyizere ariko barazinenge. Yo bo guy behind me ndi kumwe na Kanyabugande Olivier Nyakso. Nyakso ufite nickname zingahe? Yanjye yarambwiye ngo kabebe nibyo? Ibyo nise muri comedy ariko ubundi abenshi banyita Sifu cyangwa Umusamariya nizo ngizundi. Umusamariya Nyakso. Nyakso nge nitwa nde se? Witwa ndahubwo. Bayita yowe nitwa yowe boga niyo mpamvu ngo nje Nyakso nkundishe ku bana ahubwo. Ese Nyakso twagiye. Ikibazo cya mbere kiragira utundi Nyakso abatangiye comedy mu we mwaka?
ubwo najya gukurura kanumvira kanekereza aho twakumenyeye ahubwo wowe wambwira wamenyeye reka mbanze nkubwire ahubwo narakumenye niga nko mu wa kabiri segonderi ari mu mwaka 18 18 na 19 mbere gato kabisa 2018 gutyo kabisa Nyakso akenshi nyine wamenyekanye ukiga nyine sibyo yego wigaga nko mu wa gatanu segonderi sibyo menyekanye niga muri tronkom sure 18 wigaga tronkom ubwo ni imbere yaho 18 none 18 nigaga mu wa kane Nyakso uri guca ku muhanda abantu bari kukumenya none wari ubizi ko se abantu benshi bakurebeye muri Gatuje Rabyo narinze ntago ari benshi ariko benshi bamenyeye ku mashini za DJ ahubwo nyine kuba DJ waragenda ukajyana memori card ukakurira kuri Gatuje kabisa iryo banga niriye bro ngo wisange kuri Gatuje urasa nibanga nta banga ririmo kwa kundi nyine ukora ibintu abantu bakabikunda tu none ndimo kukubaza nyine uri mu n'imyaka ubwo yari mike ukumva ubonye FM wiga mu wa kane so wacagaho bakakumenya bakanagusaba n'amafoto wabyitwaragamo gute mu rungano rwawe mu banyeshuri warifunga gukiyemera wabigenza gute rero uriye iyo wiga ntabwo wapfa kwifunga ko abanyeshuri bafata kimwe hari n'igihe animateur cyangwa undi muntu wese akwitaho cyane kubera ko nyine yibwira ko ugomba kwigira iki ugomba kwigira igitangaza kandi ntabwo ugomba kwigira igitangaza tu jewe bantu twiganye barabizi nabaga ndaho ngaho meze nk'abandi tu Nyakso ko umuntu yatangiye kubona hit muri iriya myaka ari nabwo udukobwa dutangira kumureba tumushaka Nyakso we ku bakobwa ubwo ngubwo ntiwarebagaho uvuga ati no hit yanjye ndayirisha ibyana uvuga ati sha mu kigo nta muntu wanyaga kabisa uvuga ati bya byana bya daje nijye ugomba kubimanura njye rero sinzi ikibazo mfite ariko abakobwa ntabwo bankundaga n'ubu ntabwo bakimpa ntabwo bajya bankunda Nyakso ikibazo nibaza n'iriya fame wari ufite kubera ko kiriya gihe nyine ubu ngubu ukuntu umeze reka mbivuge gutya ibintu wavunikiye kiriya gihe mpamya ko nyine biri mu bigutunze sibyo yego kabisa no mu bya mbere nyine kiriya gihe wenda sizi niba amafaranga yarazaga cyane ariko buriya tuzi ko abakobwa bakurikira hari fame cyane Nyakso washoboraga gutereta mu kigo cyangwa gutereta umukobwa akagutera indobo yego barazinteye nk'eshatu kabisa se wajyaga gutereta ufite ikihe cyizere icyizere cyo ni uko uri umujene umuntu ari umukobwa nicyo cyizere ariko barazinenge ntabwo uvuga ngo ndi umusitari baranyanga ako ubusitari ntabwo nakabaraga njye ntabwo nigeze niyumva nk'umusitari igihe cyose nabereyeho birakomezanya naho ngaho n'ikijyanye na hiti no kwamamara ese iyo utangiye kwamamara Nyakso hari igihe wamamara ukaba ugiye mu busambanyi cyane ukarangira si bibaho bimwe bibaho yego ni gute ubusambanyi bwarangiza umuntu ubwo burakare ntabwo nkeka ko bubaho ntabwo ubusambanyi burangiza umuntu bubaho kare burangiza burundu sida zirangiza umuntu kare nyine Nyakso ndi kukubaza utangiye kubona fame buriya fame cyane ahubwo muri hari ukuntu mwebwe mwamamaye neza gute mwamamaye views za YouTube zikiza n'ubu zirari ariko ahubwo uvuga ngo zigifite agaciro wenda zigifite agaciro yego urumva nyine byabazaniraga n'inyungu urukumva kubona abakobwa mukabagurira biba byoroshye n'izina ryawe Nyakso umuntu yabashaga kubirinda gute akavuga ati njyewe abakobwa ngiye kubagabanya bijyana n'icyitwa ikigare abantu mwirirwana n'inzoga icyo navuga njyewe ibyo byose ntabwo nigeze bikunda so n'igihe najyaga kubijyamo nabaga mfite akazi kenshi ko gutera imbere ko kubaka izina kakanyokipa ibyo ngibyo simbijyemo cyane ntabwo navuga ngo ndababijyamo ndabaviba cyangwa buri muntu wese ahitamo uko akora ariko njyewe urumva ko n'ishuri ryabaga ririmo narabyirindaga ntabwo nigeze mbijyamo cyane kabisa njyewe mbijyamo cyane Nyakso ikindi kibazo ibigo byinshi ku masegonderi uruzi ko ari abana bita Nyakso hari ababyita hari abo babyita ejo nahuye n'umupolisi arambwira ngo akiga nawe bamwitaga gutyo kuko nyine ni mu bapolisi batoya oya ngo ni mu bapolisi batoya nyine yicaye mu gipolisi vuba Nyakso iyo fame nituma uvuga ati ndi uwa mbere none mu byo nkora ndi uwa mbere of course ariko ntabwo uri ibintu ugendera ifiyeri ugenda ubwira buri muntu wese oya niyo mpamvu mpora nkora cyane nyine kugira ngo ngere kuri iyo level rero Nyakso abantu benshi bagushinja ngo wari uzi gusetsa kera ubu ngubu
niko abenshi bavuga ubu ngubu kuko nk'ubu oya kera bavuga ko nari mbizi ubu ngubu bavuga ko byagenze bite nyine ubu ngubu nabwo urasetsa ariko style yawe ya kera utarazana aka kaboko kingana nkatwe nibwo wakubitaga ibyo ni ibitekerezo byarashize ibitekerezo ntabwo byose biva mu mutwe se kandi ufite ntabwo byashira ahubwo style narayihinduye njya mu yindi bareba iyindi benshi bavuga ko Petit Frere uriya Nyax style wakoragamo ari usigaye uyikoramo ni usigaye ukora yego cyane none se kuki wese akora iminota mikeya kandi we waravuze ati iminota myinshi ariho hava amafaranga buri muntu wese ahitamo choice ye iminota mikeya nayikoze igihe kinini imiryo zina nicyo gihe ngo izina ntibibaza umusaruro n'amafaranga nyashake ikindi kibazo se Nyax ko Nyax muri abavandimwe sibyo ariko nyine man kubabonana muri projet ni gake ni bimwe bavuga ngo ajye bavuga gute baca umugani ujyanye n'iki n'abantu bavukana ngo gusa namenya werekeje ko cyari myinshi nyine nk'urugero uba ubona mudasa nkaho mufashanya kuko nta nubwo guforowinga buriya rero reka nkubwire ukuntu ibyo bintu biba bimeze njyewe ntabwo ari ukuvuga ko tutakorana tutakorana turavugana igihe kinini tuba turi kumwe ahubwo buri muntu wese agomba kugira ibye kugira ngo batavuga ngo Samariya yaryamiye Petit Frere we kuva agiye muri projet ubwo yikiri cyangwa Petit Frere ariko ibyo byo ntabwo byaba ibyo ntabwo byaba ahubwo usanga kuko ari umuvandimwe ngiye namubona iri time ariko agomba gukora ibintu bye bakabona ko ari imbaraga ze nta wundi wamufashije Nyax kuki usanga family yawe nyine abavandimwe kuko nawe pe tubyibushye so we wanyu yego Ivan impano bayigukuyeho cyamwese kwa murasetsa bazikuye ku mana impano bayinkweho gute se impano bazikuye ku mana ahubwo turavukana nyine twisanga twese ku kantu tukifitemo rero Nyax uramamaye uciye mu muhanda barakumenya abantu bose baranakwitiriye ku ishuri ibiki nyine ubonye fame ako Nyax wowe ako kabazo babona katakurebaho cyane kubera ko Nyax ntago umuntu yakubona mu ipost uhagaze ntago umuntu yambona Nyax wakigaragaza nko mu ipost uhagaze gute nyine buno buzima twe tubamo uri kumva wowe umaze kubona fame ariko ndakatanya Bugogo nkubone nkate mu mujyi nkubone nyine mbona uteze moto mbona uteze ibiki nyine ukabona ne muri make amafaranga ntago araza cyane Nyax ibyo ubwo buzima ntago tujya tubukubonamo oya bikomerezaho nkubaza ese Nyax iyo utangiye kwamamara nka gutya natwe turi mu rugendo rwo gushaka kwamamara umanaginga gute bino bintu ejo nazazima nta kofi nkuyemo abantu bakambona mu buzima busanzwe ariko naramamaye nanjye mbizi ko kurimo mufite zero ese umenya igihe cyo kumenya ati ndabona ibiceri gute mbikuye muri fame ikintu cya mbere ugomba kubanza ugashaka izina iryo zina rikakubakira amafaranga noneho gahita wibanda wamara kugira izina gahita wibanda kubyara umusaruro kurusha gukomeza kuvuga ngo urashaka izina kuko izina hari umwaka umwe 2 3 ya hiti indi kaba umeze nk'usanga noneho ya mafaranga wakoreyemo agahita atuma ukomeza uhangana n'abagizwe muri iyo misi so rero ugomba gucunga igihe uri on top ugira views 10,000 10 20 30 50 100 akaba ari bwo noneho ukoreramo ibiceri kubikoramo ni ibintu byinshi hari YouTube irahari hari ama brand deals hari ubuhaje ibintu byinshi za TikTok zirahari nyine ugasha ariko ntugire n'amafaranga usiga inyuma amafaranga yose ntuyasuzugure 10,000 noneho ntunananize n'abantu bashaka ko mukorana umuntu akubwira ati kwanyamamariza nkaguha ngahe ugahita uvuga ngo 1,000,000 gutyo ya ugomba guhera muri makeya bigendanye na level yawe ntugire ko wajya munsi ya 300 njye na Veni nazikorera kabisa nta mafaranga njye nsiga inyuma ko nzi ko yose abara na Veni ndazikorera njye ikibazo kimwe wemera umuntu kuzima ko abiterwa nawe cyabiba ari igena kuzima bwo gusubira inyuma mu maviews gusubira inyuma biterwa n'ibintu byinshi cyane hari byaguturukaho hari bitaguturukaho ubwo bitaguturukaho nakubwira bagufunze ntabwo byaba biguturutseho kubera ko bashobora kugufunga ari wowe wakoze amakosa ngo biba biguturutseho ariko hari case ujyamo uri kuko abantu babafunga igihe kinini bagasanga barabere kuva ntabwo babiguturutseho ubwo rero hari label ebyiri ushaka guturuka cyane ntibiguturukeho ariko birashoboka cyane buri muntu wese ariko n'umwakubaho
mwakubaho cyane. Nyakso uvuze kugufungwa. Nyakso watubwiye ukuntu wafunzwe mu Burundi. Mbibabwire. Narafunzwe. Oya biturutse ku iyihe ngingo nyine? Ni ibintu birebire ariko muri rusange nararenganaga nisanga kwa kundi ushobora gusa kwisanga n'umuntu ufite icyaha akabajyana mwese ngo bakore iperereza bararikora asanga njye sindimo ubundi mvamo. Ese Nyakso nk'ubu uri mu kabari ujya ahantu hari abantu benshi kubera ibintu wikorera umuntu akavuga ngo dore yambwa Nyakso. Ibyo nabimenyere ntaribe kandi ikindi ko ntago warwana n'abantu bose bakwita gutyo nta nubwo wabatuka uramureka ukamubenya ubwenge bwo kwikomereza. None se Nyakso tubwire ni irihe banga riba mu gukorera mu mwendo? Urugero inshuti yawe Ramboy yahoraga mu kajezi ka aho ujya uhindura ikote na costume. Anje ntago njya mpindura nanjye n'umwe ahubwo ibanga ririmo nuko nyine ntago bikugora kandi bitanga identity uburyo abantu no kuri stage bashobora kuzana imyenda gusa bagahita bamenya uje bitanga identity nk'uko nitwa Nyakso kitwa Bogari bitanga identity. Ese Nyakso style mukoramo za comedy buriya mwabasha gukora comedy za stand up nko muri Genesis wagakoze stand up ntago wanyishyuye sirajya mu performing kwishyura savuze ko vene yakorera vene oya ntago nyakorera kuri stand up nyakorera mu bindi. Tugikomeza Nyakso hari umubyeyi w'ikirara hari Goman kugura indaya part 2 hari inama y'umudugudu nayo part 2. Nyakso muri zira comedy ni yihe uvuga ati sha nangiye iyo nsubiye inyuma ndayiseka? Inama y'umudugudu twari na ndende wenda wavuze ngo sinakwishyuye wasubiyemo biriya bintu ukagora mu mugongo ikigore nabisaba nta nubwo mba mbyibuka biri agomba mbyibuka kabisa. Nyakso birepeta umwanya ungana ute? Ntabwo mbirepeta njye birasika njye babyandikaga byabaga byanditse ubwo so mugahita uvuga ntabwo njye mbirepeta ukagora mu mugongo w'ikigore habaga harimo ibintu byinshi kabisa. Naho nabonye tuka umuntu ngo wakibadawe nibyo byose bizamo nibyo byose byazagamo. Ariko Nyakso nawe ugire ba style zawe za kera ugaseka nk'ukuntu wakoze comedy ujya kwiba imyembe. Njye ntabwo njya nseka Gatomana umujene mitana nakomerezaho kubaza Nyakso genge yawe mukorana cyane cyane mwakoranye yego havuyemo Kiramani na Regis uri kumva mumya ko abandi iyo urebye social media zabo bwite ubona ko ntago zimeze nk'izawe uri kumva kandi mwakubitanye neza. Nk'urugero Prince nawe tujya tubona uwitwa Fisto nawe tujya tubona Puisa nawe turamubona ariko nyine ntago ari aba followers benshi cyane uri kumva. Ramboy we hanzana nacanagira byo biterwa n'iki byo ngibyo ese urabakoresha cyane ukikunda cyangwa nibo banebwe cyangwa bo baza muri projet zawe? Ntago ari kuvuga ngo nibo banebwe buri muntu wese abafite nk'uko abana bavuka nk'uko abaminisitiri ndakabikora ikiyede ibi ntago abantu bose babangana. Ikindi kintu nta ruhare baba barabigizemo abantu bafollowing bakunda mani bafollowing bakunda niba umuntu batamukunda baramureka. Ubwo rero aba ngabo bashyizemo imbaraga bagera kuri platform n'abandi bashyizemo izo bari bashoboye bagera aho ngaho. Ntago twese twaremeye kuzagira 100 miliyoni kuri YouTube. Buri wese agomba kugera aho ashoboye nyine niko navuga. Nyakso muri uru rugendo waramamaye cyane se ari abantu mwatangiranye ukabona batangiye kukugirira ishyamba ishyari nabo kubakeka nabo umukenera kanga ntabo njyewe nabo mu rugendo rwawe nta makimbirane wigeze ugirana na ba Patino? Kutumvikana wenda se kuvuga ati turekere gukorana? Twarekeye igihe gito ariko turongera turakorana. Rero Nyakso twakomeje iyi ni telefone ufashe mu ntoki se? Ase Nyakso twagiye barakubajije ngo uri kumva se wari wambaye waje gukora ubukwe ngo mwaje gukora ubukwe se ngo yatwaje gushesha imyumbati kantu kagarutse nta nubwo nakibukaga. Rero muri ibyo nanjye ariko tete nkora nk'iyo urayibonye se? Muri iyo style twagiye muri iyo style yo kubaza gutya ubwanwa Nyakso ni nshakwa iyi ni ikaze se Nyakso ni igisarubeti iyi ni telefone se? Oya ni isabune. Uri umukomediye se? Ndi umupolitisiye se Nyakso kano kanya turi muri interview turi kureba umupira. Ese Nyakso ugira umugore? Nawe ngira. Ugira iki?
gira imana nese Nyakiso kano kanya tuvugana turi mu bihumbi 299 byadutwara imyaka ingana ute gutyo tugere mu bihumbi 3 turi mu mwaka 299 byadutwara imyaka ingana ute ngo tugere mu bihumbi 3 imyaka ibihumbi cyangwa imyaka oya turi mu bihumbi 299 ibihumbi 200 ibihumbi 2 oya turi mu bihumbi 2,999 ibihumbi 2,900 ubu ngubu niho turi yego n'umwaka nyine 2,299 kumva Nyakiso biradutwara igihe kigana ute gute tugera mu bihumbi 3 tugera mu bihumbi 3 byatwara umwaka umwe smart Nyakiso winjiye mu nzu dore iranze urayibona irimo abantu 35 wishemo 34 iyo nzira asigaramo abantu bangahe 2 wowe nande n'uwo ngo usigaye sorry smart Nyakiso twakomeje Nyakiso ufite imyaka ingahe ubu tuvugana 20 Nyakiso iyo uvuka mu myaka 13 ishize uba ufite imyaka ingahe imyaka 13 ishize kanenkereza garanya amasegonda 5 Nyakiso usigara ni amasegonda ntabwo wabimbye twagiye nare Nyakiso ufite imyaka 20 ivuka mu myaka 13 ishize uba ufite imyaka ingahe sigaje amasegonda 5 so nibikunanira uragura mfite 7 Nyakiso uri smart twakomeje Nyakiso yego Nyakiso Mama Shema afite abana 3 yego harimo Olivier Kanyabugande na Ivan uwa gatatu yitwa nde Shema aho bigeze ndaje nguhumbaze rero se Nyakiso twakomeje yego mu myaka ishize mu myaka 20 ishize nari mfite imyaka 20 ubu ngubu mfite 20 mu myaka inishize mu myaka 20 ishize nari mfite imyaka 20 ubu mfite 20 mu yindi myaka 20 ishize nzaba nariyongeyeho 20 ubu ngubu mfite imyaka ingahe myaka 20 ishize wari ufite 20 ubu ngubu ufite 20 mu yindi myaka 20 nzaba mfite ingahe 40 Nyakiso habayeho akabazo mu nzu yawe mere mbikubaze narimbwira tuvuge gaze isigaje umunota umwe ngo iturike yego kandi ufite amahirwe yo gutabaramo umuntu umwe Nyakiso harimo mama wawe harimo umugore wawe n'umwana wawe n'umuvandimwe watabara nde umwe tabara Mary inde Mary wayi Mary shabise nuko ari we muntu mbona kabisa ndutira abandi mbese Nyakiso mu kabazo gato kuri femu yawe umaze kubona wirinde mbikubaze Nyakiso ugira imodoka wapi ako bizaza suko nayibuze suko yiwase nta modoka suko nabuze abise bihuriye imodoka nizo barya Nyakiso ufite inzu oya wese ufite iki ufite impano neze Nyakiso nka bogara uri kumbona ndakubona ndasabwa iki ngo ngane nka Nyakiso da nibyibuhire kubyibuha bireke bizizana bireke bizizana kabisa nta kindi kintu usabwa rero Nyakiso turasoza abwira abantu ati se ukumva ati bogari kano gacanoke mugakuze mukande subscribe